Ndakwifuriza gukomeza kugira ibihe byiza cyane. Muri video y'uyu munsi nyemerera tugaruke ku kintu cyitwa gutunganya amatwi yacu. Amatwi yacu tuyagarukaho kuko nyine turi abantu bari mu rukundo. Iyi channel iri mu rukundo, iri mu buzima bw'imyororokere. Hari abantu baje bambaza ngo kuki ushyiraho video z'ibitsina, kuki ushyiraho video z'urukundo gusa, kuki utajyana mu bundi buzima busanzwe. Shuti reka nkwibutse yuko iyi channel ivuga ku buzima bw'imyororokere n'urukundo. Ibindi byose mbizanamo gake gake ari nko kukurobesha ariko nanone akenshi ugasanga bigwa kwa kugira ubuzima bwiza. Kuko udafite ubuzima bwiza ntabwo waba mu rukundo ruryoshye, udafite ubuzima bwiza ntiwabasha gutera akabariro neza, udafite ubuzima bwiza udase neza utinyuraho ntabwo wabasha gukundwa. Niyo mpamvu rero nza n'ibiganiro nk'ibi byo gutunganya amatwi, kuko nubundi kujya kubona ukabona watangiye gukundana n'umusore wamureba mu gutwi ukabona ukavuga uti ndapfuye noneho hita uvuga uti uyu nguyu se mana yanjye azavamo umugabo umeze gute. Ugasanga umuntu akubenze kandi ku kantu gato cyane. Niyo mpamvu rero uzasanga utuntu n'utundi tujyanye n'ubuzima busanzwe nabwo tubigarukaho, ariko nkubwire ngo iyi channel twibanda cyane ku buzima bw'imyororokere, ku rukundo, imibereho y'abashakanye. Benshi muri twe rero twumva ko isuku y'amatwi yacu ishingiye ku dukoresho turiho ipamba za tige coton tugura, usanga dusigaye tuba no mu masalon de coiffure ahantu hatandukanye, hahandi bamara kukoza mu mutwe bagahita batuguhereza ngo dukoreshe. Iwawe uradufite, umubyeyi ukibyara abadufite hariya, ariko se utu dukoresho ni twiza? Ese gusukura amatwi byiza ni ibihe? Ni ngombwa rero guhanaguramo koko, ariko nabwo bitari mu gihe gihoraho. Ariko se uhanaguramo gute, ubigenza gute kugira ngo utaza gusanga urimo gutera indwara wari uzi ko urimo kuzikemura. Impamvu nyamukuru rero ihora idukurira guhora iteka duhanagura mu matwi ni uko umuntu abonamo ubukurugutwa. Ubonamo ubukurugutwa ukavuga uti hagize n'umuntu ubibona hanze yahita abona ko ndi umunyamwanda, ugashaka kubukurugutura rero kandi ugashaka kubumaramo. Ariko mu by'ukuri ubukurugutwa burya ni ingenzi cyane ku gutwi kwacu, kuko butuma nta myanda yinjiramo, niko gukingira ugutwi. Donc ubukurugutwa bukingira ugutwi, butuma nta myanda yinjira mu gutwi mu buryo byoroshye, kandi bugatuma mu matwi hakomeza guhehera. Bisobanura ngo ugutwi kwawe kuramutse nta bukurugutwa gufite, ahubwo nibwo cyaba ari ikibazo gikomeye cyane. Amatwi rero icyo gihe yakwicwa n'imyanda no kumagara. Ntabwo ubukurugutwa bwinjira cyane mu gutwi imbere, niyo mpamvu nawe udakwiriye gushyiramo ibintu byabwinjizamo ngo bukomeze bukemo hirya. Akaba ariyo mpamvu hari n'ibikoresho ubuzwa kuba wakoresha mu gihe uri kwisukura amatwi, kugira ngo bitaza gusesekamo bwa bukurugutwa aho kugira ngo buvemo. Ushobora kwibaza rero tugwiriye guhanagura mu matwi. Reka nkubwire ko inshuro nkeya cyane arizo ukwiriye guhanagura mu matwi, ubundi wagakwiriye guhanaguramo nibura rimwe mu minsi 10. Hanyuma igihe wumva ko ukeneye guhanaguramo, igihe wumva ubukurugutwa bwarakubanye bwinshi cyane, ntabwo ari byiza kubukinisha, kuko ushobora kubusunika kuko nawe bivuze. Akenshi aho kugira ngo wowe ubyikorere ubukwiriye kujya kwa muganga, akaba aribo babigukorera. Ariko rero iyo wowe wisukura rya rimwe mu minsi 10, icyo ukora ni iki? Irinde tige coton. Turiya dukoresho ndimo kukwereka hano ku bishushanyo, ntabwo ari byiza kuzikoresha kugeza kuri za zindi zizwi nk'izakorewe abana baba barakoze mu buryo nyine butandukanye. Impamvu atari nziza ni uko zikuramo ubukurugutwa bwose, ugutwi kugasigara nta kikurinze, kandi kugasigarana umurimo utoroshye wo kongera gukora ubundi bukurugutwa ngo haboneke uburinzi bwa kwa gutwi. Cyangwa se nanone utanabumaramo bwose, aho ugasanga urimo urabutsiragira ubwigiza kure kandi atariho bwakagombye kuba. Nanone uretse tige coton habaho n'akandi gakoresho ka kizungu kitwa kilo oreille. Zijya kumera nka tige coton, nazo ndimo ndazikoreka hano ku bishushanyo, ariko ziba ari ntoya kandi zishobora kujya mu gutwi mu buryo bworoshye. Ariko ikibi cyazo ni uko ukuntu nyine zinjira mu gutwi mu buryo bworoshye, ku buryo utitonze zishobora gusunika ubukurugutwa zikabugeza kure ku ngoma y'ugutwi, cyangwa se ukaba wazigeza kure zikaba nyine zakwangiza ingoma y'ugutwi. Rero ikintu cyose washyira mu gutwi gituma bwa bukurugutwa bwigira kure. Kora isuku mu matwi
nibura rimwe mu minsi 10 nkuko nari nigeze kubikomozaho kugira ngo amatwi agire ubuzima bwiza. Kandi ni byiza kwirinda kuyakoramo inshuro nyinshi ngo uri mu isuku cyangwa se kuvuga ngo urimo urakora ku buryo bwa gutwa bushiramo. Byaba byiza rero ahubwo ukojejemo agatambaro gasa naho gatose ariko kadafite amazi cyane, donc katumagaye kugira ngo katakujomba ariko kandi kanatose, niko ushobora kuba wahanaguza mu matwi kandi koroshe ntakamushwari. Irinde gushyiramo amazi no mu gihe woga, kubera yuko amazi nayo ashobora kukongeza mu gutwi, ariko bibaye ngombwa yuko ukenera kugira ikintu usukamo kugira ngo bwa bukuru gutwa bworohe wenda hagira ubuvamo, ushobora kugira gute? Ushobora kujya muri farumasi ukabwira nk'umufarumasi akakubwira icyo wagura hariya muri farumasi ushobora gusukamo kugira ngo ubukuru gutwa bwigire hino. Bitabaye ibyo rero ukwiriye kujya kwa muganga, noneho kwa muganga akaba aribo babugukoreramo burya n'icyo abaganga baba barimo gukora hariya. Reka nkubwire ko ubusanzwe ugutwi kwacu kwikorera isuku. Mu kwikorera isuku harimo kurinda ya myanda yinjira mu gutwi, ariko nanone igihe uri muhekenya ikintu runaka waba uri kurya cyangwa se hekenya shikarete cyangwa ikindi kintu, nabyo biri mu bituma bwa bukuru gutwa bwamaze kugeramo ugenda bwigira hino, noneho ukagenda buvamo wowe utabizi bukagwa. Niyo mpamvu rero ubundi udakwiriye kuhanaguramo cyane, ahubwo icyo ugomba gukora ni ukoza iki gikobokobo cy'ugutwi ukacyoza neza n'isabune ukanahanagura neza, ariko ukirinda kugeza amazi mo imbere, ukirinda kujya kwinjizamo intoki, ukirinda gukora ibyo bintu byose ubundi muganga yakagombye kugukorera. Ndagushimiye cyane rero, nkwifuriza gukomeza kugira ibihe byiza cyane no kugira amatwi mazima.